Yesu ashimwe bavandimwe. Reka twongere dushimire Yesu ko atugiriye neza muri uyu munsi, tukaba dukundiwe kuboneka imbere ye. Izina rye ryera kandi rikomeye cyane rihabwa icyubahiro. Reka tumushimire nanone yuko yatugiriye neza, akaduha imbaraga n'ubushobozi, nubwo bigenda bigaragara ko Satani atishimye, kandi ikibyerekana yuko atishimye nuko iyi si twagezemo nayo yatangiye gushyira mu bikorwa imigambi ye cyane. Reka rero dushimire Imana yuko itwemereye kuboneka turi kumwe, ihimbazwe cyane. Igihe cyari gishize ari kirekire, ariko ni kubw'impamvu z'igihe dusohoyemo nyine. Mwese abavandimwe murabizi, ntabwo mubiyobewe igihe dusohoyemo ko ari igihe gikomeye cyane, ari igihe cyadusabye imbaraga nyinshi cyane, kandi imyanzuro twafashe nayo ikaba ari imyanzuro igomba gutuma tugira ingorane nyinshi duhura nazo muri ubu buzima: kurwanywa, gufungwa no kwicwa ndetse no gukubitwa. Ibyo byo turabizi ko ari umugabane wacu kubw'inzira twahisemo. Ibyo rero bituma umuntu wese akwiriye kubera amaso ubugingo bwe, kandi umuntu wese akaba akwiriye gufata umwanzuro bidatinze. Ngira ngo mu minsi yose ishize tutabonanye, murabizi ko igishushanyo cy'inyamaswa ubu kirakataje cyane, kandi kirimo kirakorana imbaraga nyinshi cyane. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire yuko n'ubwo buryo akenshi bwagiye butuma nyine ibintu bitagenda nk'uko byari bisanzwe, ndetse biba ngombwa yuko na Satani ubwe ashyiraho ake kugira ngo arebe ko yarwanya ubwoko bw'Imana burimo bukora umurimo usoza
muri iyi si yacu. Niyo mpamvu rero y'igihe gishize cyose n'igihe twari duteganya yuko twazagira uko twaganira ku ijambo ry'Imana ducukumbura tureba ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu n'uburyo biri kwihuta, ntabwo byakunze bitewe n'uko umwanzi yagwije amajyambere cyane kandi yakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo aturwanye. Ariko reka dushimire Yesu yuko yongeye guca indi nzira, uyu mwanya tukaba tuwusohoyemo nta kibazo, izina rye rihabwa icyubahiro. Rero ngira ngo muzi yuko twinjiye mu isi nyine nk'uko nabibabwiraga itemera ijambo ry'Imana, isi ikomeye cyane idashaka yuko abantu bumvira Imana bayibamo, ahubwo yo yifuza yuko niba banahari bayivamo bikagira inzira igasigara ari isi yigenga. Ibyo rero bituma umwanya wose ibonye ibishaka gukandamiza abana b'Imana cyane no kutemera yuko bagendana nayo, kuko nabo ntibaba bayishaka, nayo rero ibitabashaka. Ibyo bituma ingorane ziba nyinshi cyane muri uru rugendo rurimo, cyangwa se muri iki gihe ubwoko bw'Imana buhanganye n'ibigeragezo byinshi cyane bugomba guhura nabyo kandi bitazabura kubugeraho. Ngira ngo rero bavandimwe, umuntu wese akwiriye kureba cyane, akareba niba akiri mu byizerwa, kuko igihe cy'ingorane cyo n'amakuba rwose gihora kitugera amajanja, kandi icyo gihe abana b'Imana ntabwo bazabura kukinyuramo byanga bikunze, kandi saba igisekuru kizaza, ahubwo abagomba guhura nabyo ni twebwe abariho none muri iyi minsi isoza amateka y'isi. Uyu munsi rero tugiye kwigana amagambo ataraba ari menshi cyane, ariko ni amagambo menshi ku munyabwenge, ni amagambo yo kudukangura kugira ngo tumenye neza aho isaha igeze ndetse n'igihe aho gihagaze, kugira ngo tubashe kwitegura umwami ugiye kugaruka. Reka ngira ngo mu magambo twigana duhere ku magambo ari mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 4 umurongo wa 13, aho bavuga ngo babura uko babahana babarekura. Ahangaha mwibuke iki gitekerezo, ngira ngo uko gitangira murakuzi yuko si igitekerezo gihimbano, ni ibyabayeho, ni inkuru y'ibyabayeho yandikwa mu ijambo ry'Imana, berekana uko intumwa Yohana na Petero ubwo bageraga ku irembo ry'urusengero bagakiza umuntu wari ikirema ariko ari aho ngaho, bakamugirira neza agakira, babuze amafaranga bamuha, ariko bakavuga bati icyo dufite turakiguha, bakamugirira impuhwe, uwo muntu agakira mu izina rya Yesu. Abatambyi byarabarakaje cyane, bimaze kubarakaza bafata Yohana na Petero, bituma rero bajya kubashyira mu nzu y'imbohe. Ibyo byose turabizi yuko babajyanye, bakabura uko babahana, ariko nanone bakavuga bati bimenyekanye hose yuko umuntu yakize, none turabyitwaramo dute? Biza gutuma rero babura uko babahana. Noneho ngo umutwe waho ku gice cya 4 bavuga ngo abatambyi bafata Petero na Yohana bakivugana n'abantu. Ni igihe nyine uyu nguyu yari amaze gukizwa, muzabisoma mu gice cya 3, muzabisoma mu gice cya 3 muzabibona. Ariko noneho amaze gukira bakivugana n'abantu, abatambyi bazanaho bari n'umutware w'urusengero n'amasadukayo, bababajwe cyane nuko bigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu. Barabafata, maze kuko bwari bugorobye
babashyira mu nzu y'imbohe kugeza mu gitondo. Aya magambo murumva ko neza neza icyo nagiraga ngo nyavugire abantu babizi mu minsi ishize ibintu nk'ibi ndi umwe mu bo byabayeho, ariko ngo babuze uko ntibari kubacira urubanza bwari bugorobye, babaraje muri gereza babarekura mu gitondo. Ariko benshi mu bumvise iryo jambo ry'Imana barizera, umubare w'abagabo uragwira ba nk'ibihumbi 5. Bukeye bwaho mu gitondo cyakurikiyeho, abatware n'abakuru n'abanditsi bateranira i Yerusalemu. Ana umutambyi mukuru, Kayafa na Yohana na Andereya n'ab'umuryango bose w'abatambyi bakuru bata hagati b'abantu baraje muri gereza, babata hagati barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? Nuko Petero yuzuye umwuka wera arabasubiza ati, batware b'abantu namwe abakuru, abatware b'abantu nyine namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari rya zina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka. Kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Hano rero ngira ngo urabyiyumvira muvandimwe, Petero avuga ashize amanga. Aya magambo bita gushira amanga ndagira ngo tuze kuyagarukaho. Reka tujye mu murongo wa 13, babura uko babahana babarekura. Babonye ubushizi bw'amanga bwa Petero na Yohana, icyo ni kimwe barebye. Ikindi kandi bamenye ko ari abaswa batigishijwe, baratangara maze bibuka ko babanaga na Yesu. Amen. Ahangaha ndagira ngo mbwire umuntu wese yitonde. Niba uzi ko utabanye na Yesu, witonde muvandimwe, witonde, kuko nabonye iminsi iri aho imbere iraza gusaba umuntu wabanye na Yesu rwenyine. Umuntu wenyine wabanye na Yesu niwe urarokoka iminsi iri aho imbere. Abantu bari mu mudendezo, bari kurya bakaryama bisanzwe, ndababwiza ukuri imbere aha biraza kuba bikomeye, mwitonde. Ariko ngo habibutse yuko babanye na Yesu. Nanjye ndagira ngo mbabwire ngo umuntu utarabanye na Yesu afate feri abaretse kurenga aho ageze. Ibihanda tugiye guhangana nabyo murabizi bavandimwe, murabizi, hato hatagira umuntu uzisanga byamukomeranye. Rero ngo bibutse ko babanye na Yesu, kandi babonye uwo muntu wakijijwe ahagararanye nabo, babura icyo babasubiza. Babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati, aba bantu ni igihe ubwo baravuze bati, nimube muvuye ahangaha tujye inama, tubanze turebe niba mufungwa burundu cyangwa niba mutaha. Rero babategeka kuva mu rukiko, maze bajya inama bati, aba bantu tubagire dute ko bimenyekanye mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso
cyogeye natwe ntitubasha kubihakana, ariko kugira ngo bitarushaho kwamamara mu bantu tubakangishe batongera kugira umuntu wese babwira muri iryo zina. Ngaho rero ibi ntibimeze nk'ibiri kuba, ibi bintu ntabwo mubona yuko bimeze nk'ibyo abantu bari kuzira. Nari mpibereye, icyo twaziraga nta kindi ni ukuvuga mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwonyine, kuvuga ubutumwa nicyo ngicyo ikintu abantu bajize mu gihe cy'intumwa, ngicyo ikintu abantu mu gihe giheruka bagomba kuzira. Video hari yiriwe murayibuka ivuga yuko nta muntu ugomba gukora iyobokamana atabiherewe uburenganzira. Hano ngibi byari bihari, burya uko byabaye mwabonye niko n'uyu munsi biri kugenda biba, nta mateka ari kwisubiramo. Bongera kubahamagara babategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Ngaho uzigisha iki? Uzigisha iki ko kwigisha mu izina rya Yesu biri kuba icyaha? Barabahamagaye barababwira bati iryo zina no, ntimwongere kuryigishamo. Ariko izina rya Yesu, Petero na Yohana barabasubiza bati niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Ngaba abagabo Imana ikeneye uko bateye, ni abantu batabasha kwiyumanganya ngo bareke kuvuga ibyo babonye kandi bumvise. Niba Imana yaragukozereyemo ikakubabarira ibyaha, icyo gikorwa cyakubayeho ukwiriye kucyamamaza. Niba Yesu yarakugiriye neza akaguha ururimi n'umunwa muzima n'umwuka we wera wo kubwira abanyabyaha yuko bazarimbuka, ngicyo igikorwa ugomba kumukora. Ibyo wiboneye wakorewe n'amaso yawe ukabyumvisha amatwi yawe, ijwi rikakubwira ngo ubabariwe ibyaha, rikanakubwira ngo nukugende nawe nk'uko nawe ngo utowe bari nawe ukagenda. ngo uyu muntu Imana ikeneye, uyu muntu niwe uri bugende, uyu muntu niwe barajyana hariya bamufunge, ubundi avuge ngo ngaho nimuhitemo niba ari byiza ko mbumvira kuruta Imana. Kandi uyu muntu we araza kuba ari umuntu ushinganye, ntabwo ibyo abantu ari byo biramushishikaza, ahubwo araza kumvira Imana kuruta abantu. Nabo bongera kubakangisha barabarekura, babuze uko ndasubiramo, nabo bongera kubakangisha barabarekura, babuze uko babahana, batinya abantu, kuko bose bahimbarizaga Imana ibyabaye. Kuko uwo muntu wakorewe icyo kimenyetso cyo kumukiza yari ashagije imyaka nka 40 avutse. Bavandimwe, ngiki cyaha abantu bazize cyari uko bari kuvuga izina rya Yesu, bagakiza abantu mu izina rya Yesu. Uyu munsi abantu bari gukizwa ibyaha mu izina rya Yesu, kandi ibi bintu biraza kurangira bigize ingaruka ku bantu. Ndi kubabwira ibi ngibi bitewe nuko icyaha kindi ntacyo wari kubona. Icyaha rukumbi cyari gihari, cyari uko gusa abantu bari kwigisha, bari kuvuga bari kwigisha ubutumwa bataha ibiherewe uburenganzira, batasabye uburenganzira. Hano reka twumve iri jambo ryo gushira amanga. kandi umuntu wese nababwiye ngo utarabanye na Yesu akaba umuntu utarababarirwa ibyaha, umuntu Yesu atarahamagara ngo amubwire mu izina rye, amubwire ati nkubabariye ibyaha kandi ndagukijije kandi ngukuwemo umwuka w'ububata utuma ugira ubwoba, ngo uhaye umwuka w'umunezero n'ibyishimo utuma ushira ubwoba ukashira amanga. Uwo muntu ntabwo aratambuka. Tugiye kugera muri faze y'abantu bonyine gusa bari guhitamo kugendana n'Imana umurongo ku murongo.
intambwe ku yindi. Abatari abo ngabo bayi tugiye kubasezeraho. Kandi reka twumve igitabo ni igihe ni ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje 73, ingingo ya 225. Kwitegura ibigeragezo by'ahazaza. Abagaragu ba Kristo ntibagomba gutegura ibyo bazavuga nibajyanwa mu nkiko bitewe no kwizera kwabo. Abagaragu ba Kristo ntibagomba gutegura ibyo bazavuga igihe bazaba bajyanywe mu nkiko bitewe no kwizera kwabo. Umwiteguro wabo ukorwa uko iminsi ikurikirana, babika mu mitima yabo ukuri kw'agaciro kw'ijambo ry'Imana, bigaburira inyigisho za Kristo, kandi bagakomeresha kwizera kwabo amasengesho. Maze ubwo bazaba bagejejwe imbere y'inkiko, Umwuka Wera azabibutsa ukuri gushobora no kugera ku mitima y'abumva. Mu gihe gikwiriye bazaba babikeneyemo, Imana izajya ibibutsa ibyanditswe biganye umwete. Nshuti muvandimwe, ndabizi umuntu wese akwiriye kwiga bavandimwe, mbabwire, kugira ngo Umwuka Wera azatwibutse umuntu wese wababariwe ibyaha, kuko batubwiye ngo ni abagaragu ba Kristo. Ntabwo ari umuntu uwo ari we wese, uyu ni umugaragu wa Kristo. Umva bataraga abagaragu ba Kristo uko bizabagendekera. Hano hepfo komeza 226. Ubwo igihe kigeragezwa kizaba kigeze, bamwe mu babwiriza abandi muri iki gihe, mu gihe ibyo barengera bizaba bisuzumwa, nibwo bazibonera ko hari byinshi badashobora gusobanura uko bikwiriye. Ngaho rero bazisanga hari byinshi badashobora gusobanura uko bikwiriye. Ntabwo umva nibamara kugeragezwa, nibwo bazamenya ubujiji bwabo bukomeye. Kandi hari benshi mu itorero basanzwe bibwira ko basobanukiwe n'ibyo bizera, ariko kugeza igihe impaka zo kubarwanya zizahaguruka, bazaba batazi intege nke zabo. Mbega umva, ubwo bazatandukanywa n'abo bizera kimwe, bagasabwa gusobanura ibyo bizera bari bonyine, bazatungurwa no kubona ko ibitekerezo byabo bidasobanutse ku birebana n'ibyo bari bamenyereye nk'ukuri. Bavandimwe, aba bantu bagomba gushungurwa, bagakurwa muri twe. Nababwiye ngo igihe tugiye kwinjira mwaha imbere ni igihe cy'umuntu ku giti cye, ni igihe urajya usobanura wowe ubwawe, nta muntu uraba uguhagaze iruhande, ni wowe wenyine uraba uhibereye hariya, usobanura impamvu zo kwizera kwawe, usobanura impamvu icyaha hariya, icyaha cyitwa kurwanya ububasha bw'amategeko, icyaha bita kurwanya leta, icyaha bita kutagendera ku mirongo yashyizweho abandi bari kwemera kuyigenderaho. Iki cyaha ndagira ngo nkubwire ngo kiraza kuba kikuriho, uraza kuba uhanganye nacyo, kandi kugira ngo ugikire biragusaba imbaraga. Hariya batubwiye yuko abantu bazabura n'icyo basubiza, bakarya indimi. Abantu nk'abo rero twebwe bazarya indimi, ntabwo tuzagendana nabo. Niba ijambo ry'Imana tugomba kuryigira kugira ngo ridufashe, ariko mbere ya byose tugomba kuba twarakiriye imbabazi z'Imana, yaratubabariye ibyaha byacu, twaramaze kwakira imbaraga idutera gutsinda icyaha, twaramaze kubaho imibereho yemeranya n'abatahajuru ko turi abana b'ijuru koko. Bitabaye ibyo, umuntu wese uraba utaranyuze iyo nzira, mbaye musezeyeho. Abana b'Imana nibo bagiye kugeragezwa
kugira ngo umuntu wese utari ishami riri ku muzabibu, umuzabibu ari wo Kristo, uwo wese agiye gukurwaho, hasigareho abana b'umucyo, hasigareho abantu bateye ku muzabibu ukuri ari wo Kristo, kandi abo ngabo nibo bonyine bararangiza urugendo, kandi Kristo nibaragaruka ajyana mu ijuru. Bamwe bagomba kuba bari muri gereza, abandi bari mu bihanamanga, abandi bari mu mavumo, abandi bari mu mashyamba. Matora bayi turaba twazisezeho mu minsi iraha imbere. Ibyo mbabwira ni ibyanditswe byera, ntabwo ari ibyo nihimbira. Muzabisome mu ntambara ikomeye, muzabisome mu nyandiko z'ibanze, muzabisome muri Bibiliya. Matayo bazabibabwira uko abana b'Imana bazaba bariho mu gihe giheruka. Rero bavandimwe, nta kindi twarenza ku ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe 13 itubwira yuko abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Izina ryawe niba uzi ko ritari ryandikwa, ndagira ngo ngusabe uceceke, ufunge feri, aho ugeze aho ngaho uhagararira aho ngaho, kuko n'ubundi ntabwo uzatambuka imbere. Ibyo wigira byose, keretse gusa nuboneka mu bantu bakiriye Kristo akabababarira ibyaha, ariko ubundi uratakara. Rero Imana idufashe kandi tugirire neza, iduhe umugisha wayo n'imbaraga zayo bitubashisha gutsinda icyaha burundu, mu izina rya Yesu Umukiza. Amena.